umugabo wawe Kigwari wowe uri ko udukurikiye uramutse utekereje ko uteye umukobwa inda yabikubwira ugahita wirukanka kubera yuko uri umukene uri Kigwari uri Kigwari wowe ubayeho ute muri ubwo bukene bwawe nawe agiye kongera kukwita ya mazina wiswe azajya yicara akavuga ati burya ni mu rutoki mama yaryamaniye mu rutoki yaryamaniye mu mukingo reka dutekereza dani wenda bakujyanye muri etage muri lodge muri chambre ariko wagiyeyo ubizi neza ko uyu mugabo afite umugore none ikibyimba kikagira nyina yego barakanda ariko bigasaba umuhanga wo gukanda kugira ngo nyina w'ikibyimba igire ukigera ku cyumba cy'itora uzahasanga umuseseri wa mbere asuzuma imyirondoro yawe niba ariyo ugane ku museseri wa kabiri aguhe urupapuro rw'itora utoreraho perezida wa repubulika winjire mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo perezida wa repubulika utore ujyana urwo rupapuro mu gasanduku ushyiramo urupapuro watoreyeho umukandida wawe ujye ku museseri wa kangahe aguha urupapuro rwagenewe gutorerwaho abadepite ujya mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo abadepite utore ujyana urwo rupapuro mu gasanduku kagenewe abadepite hanyuma ujye ku museseri wa kangahe yemeze neza ko watoye usohoke mu cyumba cy'itora. Itangazo ishuri rikuru rya Kristo East African Christian College EACC riherereye mu murenge wa Masaka akarere ka Kicukiro umujyi wa Kigali riramenyesha abantu bose ko ryatangiye kwandika abanyeshuri bifuza gutangira kwiga muri gahunda yaryo yo kumanywa nimugoroba weekend no mu biruhuko holiday modes bitewe n'ishami iryo ari ryo. Abanyeshuri bakwiyandikisha muri aya mashami akurikira: ishami ry'ubumenyi mu by'ubuzima Faculty of Health Science bo batanga Bachelor of Science in Nursing with Honors, Bachelor of Science in Midwife with Honors, Advanced Diploma in General Nursing and Advanced Diploma in Midwife. Ishami ry'ubumenyi mu by'ubukungu Faculty of Business Management and Economics bo batanga Bachelor of Business Administration with Honors in Monitoring and Evaluation. Ishami ry'uburezi Faculty of Education batanga Bachelor of Education in Biology and Chemistry, Bachelor of Education in Mathematics and Physics, Bachelor of Education in Economic and Entrepreneurship, Bachelor of Education in English and Kinyarwanda, Bachelor of Education in History and Geography, Postgraduate Diploma of Education in Child Development. Ishami rya Theologia n'Iyobokamana Faculty of Theology and Religion batanga Bachelor of Art in Theology and Postgraduate Diploma in Theology. Ku bakeneye ibindi bisobanuro mushobora gusura urubuga rwacu wa@eacc.ac.rw mukiyandikisha munyuze ku rubuga online application cyangwa mugahamagara kuri telefone zikurikira: 0783502223 cyangwa 0798739381. Icyitonde: abanyeshuri bifuza kwiga uburezi hari kwiyandikisha muri gahunda y'ikiruhuko holiday mode. Ishuri ryabageneye icumbi ku buntu mu kiruhuko cy'ukwa karindwi 2024 baje kwiga. Abanyeshuri baziyandikisha mu burezi day and holiday guhera ukwa gatandatu kugeza ukwa 9 2024 bahawe promotion yo kugabanyirizwa amafaranga yo kwiyandikisha bakazishyura 2027. Turamenyesha kandi ko ishuri rifite amacumbi ahagije ku banyeshuri bose barigana. Itangazo ryatanzwe na Dr. Munyengabe Sylvestre, umuyobozi wa kaminuza wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi. Ndabashimiye. Onye kubasuhuza abakunzi ba 05 TV cyangwa se 05 TV. Njye basuhuza ni TSP cyangwa se papa w'abana. Murabona uburyo bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa, reka musuhuze mu izina ryanyu. Komera cyane.
muraho neza TSP. Yego. Umeze neza? Yego umeze neza. Dushima Imana kuba ushyitse hano, izuba ni ryinshi hanze. Izuba ni ryinshi. Yego. Akavundo wakanyuze he? Ivumbi rihari. Umutumirwa turaje tumubwira twibwire mu kanya gato, ariko wowe udukurikiye uri kwibaza ngo ese bagiye kuganira kuki? Wababwira insanganyamatsiko tugiye kuvuga? Insanganyamatsiko? Yego. Icyakuzanye hano. Ako byaba byiza ko ukiteguye ukayingira. Icyo 05 TV nk'intego yacu ni ubusanzwe no kubagezaho ibiganiro byimbitse cyane mu muryango, imyidagaduro n'ubuhamya. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umwana aryoha akuze. Umwana aryoha akuze. Ese aho utuye urabizi ko hari umwana waryoshye akuze? Niba ubizi, jya muri comment utwandike tuvuga ati yego ndabizi bibaho. Niba ntabyo uzi, tubwira ati ngiye ibyo bintu n'ubwa mbere mbyumvishe. Sibyo? Hanyuma niba umutumirwa wacu we tugiye kumubwira, nawe tugiye kubaza icyo kibazo mbabajije, mubaza ese ibi bintu urabizi? Natubwira ko ntabyo azi, ubwo turaba twibeshye, tubivuge gutyo. Hanyuma tuboneraho kugira ngo wibwire abadukurikiye bamenye ninde ugiye kutubwira ko bino bintu bibaho cyangwa se ntabibaho. Umwanya ni wawe. TSP murakoze. Mu by'ukuri umbajije ikibazo cyiza rwose kandi kiraharaha hanze cyeze. Wow. Cyane ko abantu bafite ibikomere byinshi ku bijyanye n'icyo kibazo umbajije. Umwana aryoha akuze. Bibaho. Okay. Hanyuma ubwo afunguye ikiganiro cyacu kigiye gukomeza. Nawe wowe niba uzi ko bitabaho twandikire, cyangwa se utega amatwi ikiganiro kirarangira usobanukiwe ko bibaho. Sibyo? Hanyuma amazina ni yayandi ni TSP, umutumirwa wacu akitwa Sibomana Emmanuel. Hanyuma ikiganiro ni cyangwa se umutwe w'ikiganiro cyacu cy'uwo munsi ni umwana aryoha akuze. Ikibazo ngiye gutambaza Sibomana Emmanuel cyambere kirabaza ngo ni uwuhe muryango hagati y'imiryango ibiri, ni uwuhe muryango ukoresha ijambo rivuga ngo uyu mwana yaryoshye akuze? Hagati muri iyo miryango ibiri ni uwuhe muryango ukoresha ijambo bwa mbere umwana aryoshye akuze? Ni wabo w'umukobwa. Yes, ni wabo w'umukobwa. Hanyuma tugamije icyo tugamije si ugushyigikira ko umwana aryoha akuze, ahubwo dushaka gufasha abantu gute ugenda ukihisha. Nkoresha ijambo kwihisha kuko kwihisha si ukwihisha kuko habaye intambara gusa, hari no kwihisha inshingano zakakwiye kuba ari izawe. Sibyo? Yego. Ni bande bihisha inshingano? Nubwo mvuze ngira gutya ariko ndi kubaza wowe. Wateguye kabisa. Wowe wateguye. Ni bande bihisha? Ni wihisha inshingano. Aho ngaho mu muco w'Abanyarwanda cyangwa se wa Kinyarwanda, mu by'ukuri nk'uko tumenyereye ko umuryango uryoha uri hamwe. Ariko kubera yuko iyo habayeho izo mpamvu ko havuka umwana bikaba ngombwa ko arerwa ari muto, usanga ari ku ruhande rwa nyina akenshi na kenshi. Mbishyize no kuri averi rero ushobora no gusanga biri nko kuri 90% kuko kubona famiye y'umugabo cyangwa se umugabo ku giti cye afashe za nshingano zo kurera umwana ni gake rwose. Ni gake pe. Cyane ko buriya uburere nubwo butangwa n'ababyeyi bombi, ariko igice cy'umugore ni umwihariko. Urakoze cyane. Hanyuma hari uburyo uyu mwana waryoshye akuze yavutsemo. Ni igihe umugabo cyangwa se umusore aryamanye akoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu batashakanye. Hanyuma ejo hakaza umukobwa akagaruka kuvuga ko muri ya mibonano bakoze habonetsemo gusama. Yego. Sibyo? Hanyuma uyu mugabo cyangwa se umusore agahita
yihakana cyangwa se abwira wa mukobwa ko atari we wagize ute wamuteye inda. Hakaba n'umubwira uti ndemera ko naguteye inda ariko iyi nda si igomba kuvuka, reka tuyivanemo. Yego. Ubwo n'abantu bangahe baravuze ati ngewe sinateye inda, hanyuma undi uvuze ati koko ndabyemera ko nayiguteye ariko umuti ni ukuyikuramo. Uyu mukobwa akagenda inda ntayivanemo akemera kuyibyara. Yego. Ubwo agiye kuyibyara nk'indi idafite nyirayo. Sibyo? Yego. Umwana yavuka akagaruka ku mugabo nubwo ati burya nda sinayivanyemo kandi nda rwose ni yawe, ahubwo nyeneye ibyo gufasha umwana. Uyu muntu wihakanye inda cyangwa se agasaba ko ivanwamo yemera gutanga ibirera wa mwana? Biragoranye cyane. Biragoranye cyane kuba warihakanye inda. Noneho umwana ukiri muto ubizi neza yuko aje hakaba hari inshingano nyinshi zigiye kuboneka zo kusapotinga wa mwana. Kugira ngo umugabo abyiyumvishe biragoranye. Yego. Hanyuma muri bano mbere bari babiri babaye batatu. Inzirakarengane muri bo ni uwuhe? Inzirakarengane ni umwana. Yego. None nakubaha Sibo, hari igihe uyu mubyeyi wabyaye, ndavuga ubwo ni umukobwa, bose ni ababyeyi ariko hari ufite inshingano z'umwana, hari uhita ufata umwana avuga ngo yewe sinzigera mbwira umwana papa we. Hari n'ikibazo umwana aba afite ahora abaza mama we ati ngewe natambuka nkumva Patrick ahamagara papa we. Ubundi papa wambyaye cyangwa data ninde? Akaba ababyeyi bahita bavuga ati iso yarapfuye, akaba n'abahisha umwana. Aha tubanze duhereze inama uyu mukobwa yakwitwara gute hagati ye n'umwana. Respi aho mu by'ukuri baricyo kuvugaho ugize amakosa yo kubyara umwana mu buryo butateganyijwe. None umwana arimo arakubaza papa ninde, ushatse kumumuhisha. Gusa ushaka kwerekana ati papa yapfuye. Cyokora icyo navuga aho ngaho ni ukuvuga ngo hari nk'imyaka uwo mubyeyi aba akwiye kubwira umwana we urugendo rw'ibyo ngibyo, cyane ko wenda bageze muri iyo myaka wenda se nta kintu abyumvaho. Yego. Muri iyo myaka wenda akaba hari imyaka runaka umubyeyi atangira kuganiriza umwana we bimeze gutya kugira ngo umwana akure atakiri muri bya bikomere byinshi ubwo n'umubyeyi aba yigabanyirije ibibazo by'umwana bamubaza. Iyo bitangiye mbere umwana akura neza. Ariko hari aho ntaremeranywa nawe kuko njyewe naba ndi ku ruhande rw'uyu mubyeyi ubwira umwana ati papa wawe yarapfuye. Shingiye ku ki? Buretse uyu mubyeyi w'umugabo ntabwo umuntu yagaragaje mbere. Icya kabiri, niba yafashe umwana we ati iyi nda yivanemo, akabimbwira ngewe nk'umukobwa yivanemo, uyu muntu ndumva ko atanifuza kuzigera abona mu maso h'umwana wanjye. Ni gute se umwana we ese nimubwira papa we nzamubwira n'amagambo ise yakoresheje? Ese Brespi wemera ko ubundi gukuramo inda biremewe? Uretse kunyura amategeko kuko no gusambana ubwabyo ntabwo byemewe. Yego, nabyo ubwabyo ntibyemewe. Ariko rero twese reka twirengagize amategeko ya ntibyemewe. Hanyuma bwa mbere twasambanye bitemewe, wenda uri n'umugabo wubatse twaciye inyuma umugore wawe, nabyo ubwabyo ntibyemewe. No kuyikuramo ntibyemewe. Ibyo tube tubyirengagije, tubanze turebe hagati yacu twebwe batatu uri mukuri ninde. Njye shingiye ku magambo wowe banteye inda wambwiye. Yego. Kubwira umwana wanjye nkabwira ni so yarapfuye. Ibyo ntabwo nabigushyigikiramo. Gute? Ntabwo nabigushyigikiramo. Gute rero nyemeza? Kuko n'ubundi byanga bikunda kuri uwo musozi uvukiyeho
abantu bazakubwira kuko abantu bo bagira amakuru abantu bagira amakuru kurusha ayo wowe wifitiye ubwawe kuko hari ibyo wowe ubwawe wiyiziho hari n'ibyo abantu bakuziho hari ibyo utazi ko abantu bakuziho ariko abantu babiziho nta kintu kijye kiba ngo kiyoberane ubwo rero bivuze ngo aho ngaho bwiza umwana ukuri mu gihe cyo yageze muri ya myaka yo gutangira kumubwira gutya mu gihe atangiye kukubaza papa ninde kuko abandi niba bimubwira bizaba bibi kurusha wowe wamubwiye yuko umubyeyi we papa we yapfuye Turimo byagushimisha ibanza yishyire no muri icyo kintu. Reka twibutse abadukurikiye ko iyi yari 05 TV kandi ikiganiro ari umwana aryoha akuze. Ako karagaciyemo dukeneye support yanyu, subscribe, gisharinga abantu bakatera comment cyane urayo utanze igitekerezo ku kiganiro uba uduhaye inyunganizi. Yego akavuga ati 05 TV kabisa mukomerezaho nanjye hari icyo mbizi ibi bintu mwavuze rero akavuga ati ubona yo mubivuga gutya abadukurikiye ibyo icyo kintu bajya bakibonabo dutangira twakivuzeho nakibaje ati umuntu mutubwire ko ibi bintu mubizi cyangwa mutabizi ariko nabwo nawe nutubwira ko bitabaho ikiganiro turati haba hari n'uwo byabayeho agerageza tubwire adusangize kuri ubwo buhamya. Yes. Hanyuma neza ko bahari benshi badukurikiye kandi hanyuma ngiye nari nyikomeje nkanjye TSP kuba shyigikiye uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu washingiye ku bunyamaswa uwamuteye inda yagaragaje kuba yamubwira ngo iswa yarapfuye ngiye niyo nirwo ruhande mpagazeho ariko nari mise nkubaza ngo wowe kushyigikira ko uyu mwana yabwizwa ukuri ni ku myaka ingahe hanjye mama w'umwana waruhanye nawe amezi 9 hari n'igihe umukobwa atwita ugasanga famiye ye imuhaye kankoresha kato bamwise amazina wa Kirumbo we wandaya we wagiki we wenda n'igihe yayoye ku ishuri Minerval ugasanga ugiye gutekereza ibyo yagiye mu mujyi arayipagashije niyacyuye umva nicyo gishora atahanye ugasanga umubyeyi yaruhanye uyu mwana yaraye mu mvura yaratutswe yarakubiswe ababyeyi n'abasaza b'abakobwa bashyira igitsure muri ubwo buryo noneho uyu mubyeyi ku gikomera afite yatewe na se w'umwana wamwihakanye noneho uravuga ati namuganirize ni ku myaka ingahe aramuganiriza. Urakoze cyane ngiye nk'ahantu mba mbona biba bitangiye kuba kuko umva n'abari hano baratubwira ni ikintu nanjye nagiye mbona ahantu hagiye hatandukanyemo hano rwose kubaturanye imande n'ibintu nabonye ariko uko nabivuga aho ngaho umwana mu gihe atangiye kukubaza papa ari ukabona afite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kwakira ibyo ugiye kumubwira uzatangira umubwire ariko imyaka ubu mpamye neza ko yakabaye 7 kuko umwana w'imyaka 7 abatangiye kuba mature abatangiye kugira imitekerereze igize ibiki cyane ko abari guhura na bagenzi be banatangiye gutoranya iki kimfitiye umumaro iki nta mumaro bura mu myaka 7 umwana abatangiye gutekereza neza aho imyaka 7 ubwo rero bivuze ngo aho ngaho ku myaka 7 umwana akikubajije uramusobanura ukamubwira ati byagenze uko hanyuma ku rugendo rwo kumubwiza ukuri uruhereye ku myaka 7 wamubwiza ukuri ryari ku myaka ingahe ukuri urumva aho ngaho utangiye ku myaka 7 ugatangira kugenda kumuganiriza ibyabaye mpamya neza yuko akura uko agenda akura ntabwo wavuga ngo iki gihe kiniki uzaba umubwiye ngo nibi byabaye totali uko agenda akura muganira niko abona situation zihari noneho hato na hato icyo bimufasha ni ukwirinda bya bikomere ku mwana ikindi nawe mubyeyi uba wigabanyirije ibibazo byinshi cyane ko n'ubundi uwo mwana byange bikunde
ise mpfa kuba haratarapfuye azamenyekana. Aho byo kumenyekana kwa se turabigarukaho mu kanya gato, ariko aho njyewe ndacyagaruka kuri uru ruhande rwanjye. Nasamye inda ku myaka 12. Iwacu ba Makato banyita n'amazina mabi. Hagiye ku myaka 12 burya n'urugero narengize ngo sibyo. Hanyuma ariko uko gatangiye kujya mu gihe cy'ukwezi ashobora gusama. Aha tunibutsa ababyeyi bajye bakurikirana abana babo. Yes. Bamenye igihe abana babo batangiye kujya mu mihango. Yes. Hanyuma ndasamye mise nakira amagambo anyereka ko ntacyo maze, nta bwenge mfite. Mbibwiwe n'abaturanyi, mbibwiwe n'abambyaye n'abo tuvukana. Niba nigaga birahagaze, niba ibintu byose bise bihagarara, ngiye gusigara ngenerwa iby'isabu nk'umwana w'ikirumbi. Mwumve neza impamvu ngiye shyikiye kuba uyu mwana kuba namubwira ko sapfuye nta kosa, sibyo. Hanyuma darangije negetswe kubwira umwana ukuri. Igibura uyu mwana niwe muntu narifite uri kumbona ko ufite agaciro. Yego. Sibyo. None ngiye kwicara mugiye kumubwiza ukuri. Hari urugendo rwo kumubwira, hari na finale yo kumubwiza ukuri. Na finale yo kumubwiza ukuri. Noneho ngeze kuri finale, ngiye kumubwira ngo urugero. Wenda nahuye na papa wawe ari batuye Kimisagara se cyangwa Igikongoro cyangwa se Cyangugu, hanyuma tese papa nyine kukimutabana navutse gute. Yego njye kumubwira ngo twagiye mu myumbati turaryamana hanyuma ndatwita. Ntabwo abantu bose ntabwo ariko bajya gukodesha amashambu. Yego. Abajya mu birori batashye ubukwe ugasanga bihengetse mu ntoki, akararuza umwana muri rwa rutoki. Yego. Sibyo Uvuga no kuri. Hari okay. Wenda iyo wafashwe ku ngufu uba ufite akantu umuntu yapfa kumva ko kakumvikana. Sibyo. Noneho ni ibintu wagambiriye mu gihe mu mukingo, muri wa mukingo uvanyemo inda. Ese baba noneho weyagiye ukwishimisha. Nababise yes, no kwishimisha nyine. No kwishimisha. Of course ni byishimo nyine. Sibyo. Noneho niko tugiye kwemera kongera gusebera imbere y'umwana wabyaye. Nawe agiye kongera kukwita ya mazina wiswe, azajya yicara akavuga ati burya ni mu rutoki mama yaryamaniye mu rutoki, yaryamaniye mu mukingo. Reka dutekereza dani wenda bakujyanye muri etage, muri lodge, muri chambre, ariko wagiyeyo ubizi neza ko uyu mugabo afite umugore. Sibyo. None ni gute ngiye nk'umubyeyi wasuzuguwe na babandi ngiye kwemera kongera gusuzugurwa n'umwana ndabyaye nawe akanyuza mu ijisho, mubwiye ko se yapfuye, ko anasanga no ku musozi nkuyeho wakomeje uvuga ngo abantu bazamubwira. Yego. Ariko se iwacu ni Cyangugu, nje muri Kigali banteye umusore w'Igikongoro anteye inda, isemanuka subira Cyangugu. Abaturanyi bazamubwira ko se ari barugo bamuzi se? Ntabwo bamuzi. Rero urumva ngiye ndumva kuba nasisibanya ibimenyetso, wenda nkabwira umwana ati iswa yafashe ku ngufu, ngo ndi gushaka ingingo indengera biba kugira ku isi ngira umuntu byibura ko narenganye. Reka nkubwire. Ariko hari igihe duhisha abana cyangwa se nahisha umwana kubera society uko yafashe. Avuga ndi byibura kuri inose nyine y'umuntu muzumva ko nagize ute narenganye. Sibyo? Ntamuhisha. Ntabwo yaniswa yarapfuye. Ese kuki abantu twumva ko twahisha ukuri tugashaka kugaragaza ibitari ukuri? Reka manze nkubwire. Si ngombwa kubwira umwana ngo twagiye mu rutoki cyangwa se twagiye muri lodge, twagiye mu ki. Kubwira umwana yuko habayeho amakosa bibereye he ko mutabanye. Bibereye he? Ibyo byaje gute? Ese reka buretse gato nutamubwiza ukuri urugiye kumubwira kwirinda iki? Kwirinda iki? Nabamushuka ni iki? So cyangwa se kudatwarwa n'irari bitewe n'ibyo uri kubona.
ngo umubiri kunanira. Abadukurikiye badufashe, biragoye kubwira umwana wawe ngo ntukibe kandi abize neza ko ibijumba mwarariye ari byo wagize wibye. Uburyo uyu mwana yavutsemo nutamubwiza ukuri biragoye kugira ngo uzamubwire ngo uzirinde. Azirinde iki? Bisaba ko niba ugiye aricyo bita ikibyimba, noneho ikibyimba kikagira nyina, yego barakanda, ariko bigasaba umuhanga wo gukanda kugira ngo nyina w'ikibyimba igire ivemo. Hari igihe wenda twaba twarabanye nk'umugore n'umugabo tugatandukana, nkaba nzi ko wenda twari dutuye Kimisagara, yego kubwira umwana tuwa mwana we nabanye na papa wawe, hanyuma igihe kiragera biba ngombwa ko dutandukana wenda ku makosa yanjye cyangwa aya twese cyangwa aya papa wawe, ariko mwana wanjye Kimisagara urinda kwitegera igitego. Kimisagara hari itongo ryacu cyangwa se niho so atuye, sibyo? Icyo gihugu bwije ukuri. Ariko ku butaka bw'u Rwanda ahantu ufite hari aderesi uwo mwana yavukiye, sibyo kuba muri twa dusimbuka twa tuntu mwasimbutse gutyo gusa tukavamo wa mwana. Uyu mwana uramuganiza ukwiye kuri kwase utamubwiye details zose. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo twavuye aha twagiye aha, sibyo? Ariko icyo nzi cyo nakubwiye ngo umwana ni gake ugenda umubwira bitewe n'imyaka ari kugeramo. Ariko nanone si nk'ukuvuga ngo twaciye aha gusa. Hari ibintu bishobora kuba wenda ubona ko wenda n'umwana ageze muri cya gihe cyo kuba yarwanira atateguwe n'iki. Aho ngaho inama umubyeyi aho umwana we atandukanye n'umwana w'imyaka 7. Uri kubyumva? Noneho aho ngaho abantu bari hano hanze bafite ibikomere byinshi baciye muri ubwo buzima, n'ubu kandi baracyaza n'abandi. Aricyo kintu tugira ngo dusapotingeho ku bantu ku mitekerereze. Wihisha umwana umubwire ngo byagenze gutya ushaka kugira ibyo uhisha kugira wirengere bigize biki. Mubwiza ukuri bitewe n'ikigero cy'imyaka arimo kugira ngo ejo nawe atahisanga. Urumva ukuri ko kurimo kumubwira byose. Yego, ariko ntabwo kumubwira cyose oya ntabwo gutsinda. Reka twibutse abadukurikiye, amazina ni DSP, umutumirwa akaba Sibo Emmanuel. Hanyuma iyi shene muri kurebaho ni 05 TV. 05 TV. Yes. Yego. Hanyuma ikiganiro ni umwana aryoha akuze. Twabonye uburyo umwana yavutse, twabonye n'imibanire ye hagati ye na mama we. Yego. Twirengagije wa mubyeyi niba tumwita inyangamugayo, niba sinzi, hari uwo twirengagije ari we wateye inda. Inkozi y'amabi. Uyu muntu ntabwo yibye, inkozi y'ibibi ni yafashe ku ngufu. Ariko wowe Clarisse ni uwo ndita inkozi y'ibibi ni wa muntu wafashe ku ngufu. Nabyo bibaryo gufata ku ngufu akanaguteza. Uzi ikintu cyatse kuvuga. Inkozi y'ibibi gusa ni n'umwicanyi. Ahubwo we uyu wese inkozi y'ibibi gusa ahubwo ni umwicanyi. Icyambere yagukoresheje imibonano ku gahato. Ushobora kuvuga ngo umwicanyi baruka bimba mu buhe buryo? Ubwicanyi mu buryo bwo mu mutwe. Uwo mwana mwateye igikomere. Uwo mwana muri gutera igikomere. Mama we muri ya minota 5 10 n'ingahe cyangwa se wa munsi wamwirirwanye umufata ku ngufu, ubwabyo wamwisha. Sibyo? Ukimara kumubwira ngo ndayikure, ukimara kumubwira ngo iyo ndasi yanjye abo uryamana ugenda uryamana nabo nibo beneshe kabiri. Hari ukumwica bwa mbere umufata ku ngufu, bwa kabiri n'igihe wamuhakaniye. Sibyo? Aho ngaho ubwo wishe kabiri. Kuko wishe wa wundi none wishe n'uwo wateye, wishe n'uri muri bo. Ngo wishe abantu bangahe? Babiri. Wowe reka tumureka. Reka oya ubundi uwo mugabo we aba yiretse ubundi cyangwa amusobanurira aho ngaho. Umuntu muzima uzi ubuzima, uzi amaraso, ntabwo yamena amaraso. Bivuze niba yishe
we yapfuye kera. Hari uko umuntu ntagaze indangagaciro z'igihugu nta nubwo z'amategeko agenga umuntu. Kuri we ikiri mu mutwe ni ukwica. Yishe rero umuntu muzima niwe ujya muri aje avanga amategeko. Yego ubwo rero yishe abayazi se muri iyo minota aba yamaze gupfa nawe kuko ntago abakiyibo nta nubwo abayazi. Ubu tumuveho ahubwo tujye muri cya gikorwa cyabaye ku bushake bwanjye na Clarisse. Sibyo nakunze gukoresha njye kugira ngo wenda abadukurikiye barusheho kubyumva. Wowe uri Clarisse ndi yego Patrick. Hanyuma Clarisse turasezeranye, turaryamanye, aho twaryamaniye twavuze haruguru hatandukanye. Hanyuma nihakanye inda. Uragiye ubwiye umwana ko papa wawe yapfuye. Hanyuma njye Patrick burya ibintu nubwo bwose nshobora kuhunga inshingano kubera ubukene. Ibyo bibaho. Ariko se hari igihe ubwoba buza ugahunda tekinike ari kwiruka. Wa mugabo wawe gakigwari wowe ko udukurikiye. Uramutse utekereje ko uteye umukobwa inda yabikubwira ugahita wirukanka kubera yuko uri umukene, uri ikigwari. Uri ikigwari wowe ubayeho ute muri ubwo bukene bwawe? We nibyo wowe ubaye icyo kibirayi cyampagije n'inkuzana baye ibiro bibiri. Hanyuma ni wowe utwite ni bibaye 3 urumva n'ubundi ntiwemeye kumuzana sibyo. Ariko kuvuga ngo ntumuzanye kandi ubuzima burahinduka. Nemera indandanye no Rwanda namwemeye no mpamvu mbisemo kubihakana byose. Mwafatanyije inshingano. Nabaye ndabihakanye. Umva aho no mwafatanyije inshingano ko ari cyo byerekanye ibere ndabihakanye. Ntanda nateye ndabihakanye. Wa mugabo wo mwana byamanye ndabihakanye. Uramutse utekereje ko no Okay, ako nagaciyemo turacyakomeza ikiganiro ni umwana byakuze. Hanyuma Clarisse uragiye ubwiye umwana ko papa we yapfuye. Nyamara papa we burya yaragiye aratembera abona uduceri. Hanyuma burya yaguye gukurikiraniraga hafi. Umwana aryo hakuze icyo twavuze ni iki? Ni igihe umwana atakibaza atagikeneye igikoma. Atagikeneye biswi ya mu gitondo. Umwana atagikeneye minervare yashoje kwiga. Ubu wasanga abana dutanze kugerayo. Birababaza kubyara umwana muri ubwo buzima ukanabaho mu bukene. Ise w'umwana ntiyigera hinguka. Ariko iyo abonye hari aho mugeze cyangwa akabona umwana wawe hari intambwe agezeho arize. Yewe hari urugero inzi neza. Umwana yavutse muri ubwo buryo isara n'ihakana. Hanyuma guverinoma iza gutangaza abajya mu gisiko iri kukenera abajya mu gisirikari. Umwana ajyayo. Agira amahirwe arambara kubabaye ingabo y'igihugu bamupasinga Darfur. Hanyuma avuye Darfur rero ise w'umwana yafashe ya mbere mu gitondo kubyuka kare yumvishe ko umwana yavuye Darfur. Ati kudekarara umwana ibyo ni ibyo nzi. Umwana afata se kuboko aramujyana ku kabari. Nubwo ati muze nibaguha inzoga. Tagusengereye baguha inzoga. Umwana amaze agenda ahereza nyirika bavuga ati umusaza aya mafaranga natayamara ejo azagarukamo. Ariko mbere yo gupfundura icupa mbere yuko umusaza apfundura icupa amaze kumwishyurira inzoga agomba gukosoma. Aramubwira ati kuyinywa ikaca mu nda ukajya kuyinyara. Ubwo bihitane n'ijambo rivuga ko ndi umwana wawe. Sinigeze na rimwe nkubona. Mu gihe nirukaga mu gihe primaire ubu twiganye primaire umwana. Mu gihe nirukaga ntaho nigeze nkubona. Banyirukaniye ikayi ndaza nkusaba ikayi. We nyina yari yaramubwiye avuga ati dore so nuriye. Mugabo yarakize muri icyo gihe we nta nubwo yahunze inshingano kubera kwa kene. Nagusabye ikayi warayinyimye. Nagusabye biskura yinyima muguriye inzoga kugira mpereke ko nkuruta. Ariko ukuyimira ukayinyara
ariko bigendane n'ijambo rivuga ngo ndi umwana wawe. umwana zo gusabye nyanzu ngo ariko urwo ni urugero rumwe rukwereka ko hanze aha hari ibikomere. Hanyuma uhisha umwana ko papa wahari, hanyuma isi amaze kubona ko umwana hari icyerekezo, araje kandi aje waravuze ko yapfuye. uba uri kwitega umutego utazasimbuka. Aje kandi aje avuga ko wowe warabwiye umwana ko yapfuye. Witeranije n'umwana cyangwa ntabwo witeranije nawe? Witeranije nawe kuko umwana yagiye kukubonamo iki? Uburyarya. kubonamo uburyarya, ububeshyi. Hanyuma kugira ngo uyu muryango wemere uyu mubyeyi aje aba umwana n'uwanjye, nkeneye umwana wanjye nka papa w'umwana. Ese uyu muryango ugwiriwe n'iki kibazo cy'uyu muryango uje kujyana umwana, hanyuma uyu mubyeyi wari warihakanye umwana araje kandi aje waramaze kuvuga ko yapfuye. Nari namubajije mu kanya gatambutse nti uyu muryango uje kwakwa umwana n'umuntu batigeze babona, witware gute? uwo muryango icyo ndi kuvuga aho ngaho no ntishikamyeho, ntabwo ino si turimo umuntu aremwa n'Imana yonyine. Kuza ku isi kwawe ni ubushake bw'Imana. Nta muntu n'umwe ubundi wagakwiye kugirira inzika mu kubera ko byagenze uko nyine wisanze uriho kandi kubw'umumaro n'impamvu, ntabwo uriho kubwo kubaho ari ibi bikugaragiye gusa. Ntabwo wagakwiye kuvuga ngo uyu mwana ntabwo yasanga se cyangwa yagira iki, wimubuza uburenganzira bwe. Njye niko navuga aho ngaho, ntabwo umwana wamubuza uburenganzira bwo kuba amutanga. Umwana yihitiramo, we aba yaramaze kumenya. Ariko umwana ntabwo yigeze abona se. Kuba ataramubonye, amaraso arakwegana. Amaraso ntabwo ari ikintu. Amaraso ntabwo ari ikintu. Okay. Umuryango wareze umwana, utanga umwana, umuha umuntu utigeze umukunda, utigeze umukenera. Ese kuki uyu mugabo noneho aribwo aje kudekarana umwana? Yagiye waretse umwana akagenda kumva imigabo n'imigambi ya se. Mbafite. Yego. Reka umwana agende yumva imigabo n'imigambi ya se. Wimukumira ngo gutya na gutya iki no. Mureke amufiteho uburenganzira kuko n'amaraso ye. Mwe mudukurikiye murumva ibyo bintu ari wowe. Reka tubaze ari umubyeyi mukuru uri kutureba afite umwana w'umukobwa, baje gutwara umuzukuru wawe wareze nka nyirakuru. Yego. Baje gutwara umwana cyangwa se nibwo isa yidekaraye kuko umwana waruhanye nawe mu dukaho wasoromye, mu dufaranga wasaguye ku gashara gake uhembwa, umwana uramurihira amashuri, none se w'umwana araje. Uyu mwana wamutanga gutyo? Wamutanga gutyo? Nje iki navuye, reka umwana asanga si yego. Mutanga gutyo? Reka umwana agende yumve imigabo n'imigambi ya se, kuko umwana amaze gukura byanze bikunze we afite kwihitiramo, afite ahari akamaro. Umwana we mpamya neza ko uko yakuze azi ahari akamaro. Reka umwana yihitiremo, ariko ntumubuze umuryango, ntumubuze. Abakunzi ba 05 TV, uni papa w'abana TSP cyangwa se TSP, yakaba ari Sibomana. Ikiganiro ni umwana aryoha akuze. Umwana aryoha akuze. Uyu mubyeyi arazengurutse arakataka se aje kureba umwana umaze gukura. Nge ndumva ntamuha umwana ngaho ko naruhanye nawe, barume nk'impamvu zatuma ubu natangiye kuziguha. Wifuje ko apfa, nta metso wigeze uma, unkoshereje ukoshe impetso nk'abandi bagabo, nta gikoma, nta na kimwe cyakuvuyeho, nta minerevare. Ijambo ryari
ibyo nibuka wambwiye nuko wasabye ko iyo nda nyikuramo, sibyo? yego none ubonye umwana ageze ubwo yakwigurira inkweto, atangiye kungurira igitenge, yego nibwo uje kumbwira ngo burya umwana twaramubyaranye. resipi bazihitiramo, abadukurikiye bose zihitiramo, areka bazihitiremo, bazihitiramo batubwiye, umva. Ese koko okay, reka twemere ko murihitiramo, ariko mutekereze ibyo bintu mvuze, sibyo? Nabyo mubyumve, wowe mukobwa cyangwa se mudamu uri kutureba udukurikiye, yego ibyo bintu nubwo bitakubayeho, tekereza bikubayeho. Njye ndumva uyu mugabo ahingutse iwacu, nagira no kuba afite basaza banjye, yego n'umwana wanjye akamaze kuba mukuru. Umwana ye nabwane kafasha dukubita iki n'igisambo, basaza wanjye nabwane mufashe tumuhane tumukosore tumwemeze, n'undi munsi atazagira umwana w'umukobwa akorera ibi bintu. Ariko kuko wavuze ngo bazihitiremo, oya abo bantu bazihitiremo nibakoreshe n'imbaraga z'umurimo cyangwa kamere, oya ngiye numva ko ndi abishyure mu nyurabwe bashyire mu buryo n'amarangamutima amarangamutima yawe nugendera ku marangamutima, ndagira mu bwisukuri nta kintu cyiza wakora. Ndagira ngo bino bintu babyumve rata, mubyumve nk'abantu bakuru, barabyumva ariko nyakora siromo, ndumva wowe bino bintu byoroshya. Ushobora kuba nawe hari ukuntu waba warakase ku ruhande ukagira nk'uwitera system urimo. Oya n'uri kunshakisha ibyo ntabwo birimo. Ushaka kujyana he? Anshaka njyana he? Ujye kwimutera umuriro. Nimba uzumve ko naza igihe uzabishakira uzagenda abana baguha umwana. Ariko uretse ko umvira ijambo rimwe ngaho, nta nubwo ndi muri abo bagabo. Umugabo ubyara umwana yarangiza akajya kumwirengagiza. Umwana je bintu ndi kubikurura, sibyo? Bifite uburebere nakureba ukabona ibintu wabinegirije niba mumuhi. Oya ntabwo nabinegirije. Mama warwanye nanjye ndi mutoya, arwanye n'umwuzukuru wanjye, urarangije uje wikaraga mu gakote niba wanagatiye wejeje neza ngo nibaguha umwana wawe. Erega nta nubwo ari umugabo udafite gusa, n'abafite bose abo ibyo byiciro byose birimo bagashaka umwana kuko nyine amaze gukura. Ariko ndagira nkubwize ukuri ngo aho ngaho nkubwize ukuri nkubwire ukuri uraho, utagendeye kuri kamere, utagendeye ku marangamutima y'ikiniga cy'ako kanya ufite. Okay, ngenda hagaze ku ruhande rw'umukobwa nubwo bavuze ko bazihitiramo, ngaweho wa mugabo we uje iwacu kujyana umwana, naye magambo y'ingenzi ufite agiye kumvomveka, njye wabwiwe kwa kundi none agiye gukomveka n'iwacu bishe Minerval gapfa ubusa. Ngaho oya abwira abakunzi bacu, sibyo ba 05 TV, babwire nk'amagambo atatu, cyane ko turi no kugana ku musozo. Turabibutsa gukora subscribe, share, comment. Please, ndabizi mudukize n'uyu mugabo, munyize n'aba bagabo bagenda bari kudutera inda, nako batera amada. Ndimo kuko nyindi ku ruhande rw'abakobwa ngo ndimo batera amada. Jewe ikibazo ndagifashe nyishyira mbaye ndi umukobwa kandi ngiye biri kubaho. Ngaho mbwira amagambo y'ingenzi we mugabo wakoresha uyo ngo ni wowe uje kuyakoresha. Ari wowe ku buryo mba ko turaguha umwana tukengagiza ibintu byose ko bitoroshye. Oya bavuze bazihitamo nyine bivuge, ngewe nababwiye ibyanjye ntabwo byoroshye, vuga n'ibyaye bazihitiremo. mva nkubwire. Oya bwira bariye. Yego kambabwire uko aho hantu ukuntu nabyitwara uje wanjye cyane kitoroshye. Urukubwira bariya kandi uje iwacu kuko ntago ari wanjye, ntago wanyubakiye. Ubwo bivuze ngo uje kudisita n'umuryango, ntago ari njye, ziri mu nshingano zawe. Yego
nk'umuntu uri mu kurebana umujinya nk'ukuntu kuko ndi kwibuka bya bigambo byose ndi kukureba mu by'ukuri nk'umugabo ufite amakosa nkanjye igihe kirageze yuko mbonye ko umwana aryoshye akuze numva ko mukeneye ese ndeba kandi uko tubikora n'ubundi warandebaga ndeba mbwira undeba none urasa ku ntego bwagiye naza mvuga amagambo buretse mbwire abadukurikiye oya ndeba njyewe ndakureba uko tubikora n'ubundi warandebaga aha aho nk'umugabo nimwe kuvuga ati nk'umugabo ufite amakosa no kuba naranze inshingano zindeba ariko igihe kikaba kigeze yuko mbona yuko ibyo ni karakashije cyangwa se ibyo nizungujemo bidashinga wa mwana rwanda kuko amaraso ntahajya amaraso ntayawe yego sibyo kuba naza ngiye kuza nkasaba imbabazi ntabwo ndumva bitantera impuzu gusa kuba naza avuga ati nakoze ibi rwose muca inkoni zamba sinzi icyo mugirira iki ariko mumbabarire ngira uburenganzira ku mwana nabyaye ndakurahiye niba ari inkoni zamba niba ari inkoni isamba niba ari icyo waba ukeneye bakunzi bacu mudukize ariko nabo babyumva batubwiye reka mbabwire iki kiganiro ntabwo muri iki gice uyu mugabo yavuze ngo muzihitiremo ndega umugabo abagabo bameze muzihitiremo Imana reka tubabwire ko tugiye gusubikira hano nimukihitiramo ariko tugamije cyane ko hari ikindi twirengagije murahishirwa mutwereke ko muhari mushaka kutwumva ariko tugiye guhangana njyewe nkanjye TSP yego TSP ndakumva njyewe nkanjye ngiye guhangana n'abagabo bameze nkawe ndi kuvuga aho ko turi kureba guhangana nabo bari bari kutwumva ni abafana bacu ni abakunzi bacu bari umuryango mugari wacu baraje batubwire ariko ubu njye nawe n'abandi bazaza hano bazaza bumva ko waza ngo ni mu mwana wanjye yari uwo mwana yageze iwacu gute bakunzi ba 05 TV bareke batubwire ndabizi neza yuko mbaho icyo nzi cyo buretse ko abagabo bafite amafuti batajya bemera akaba ariko buryo ndi kukubonamo sibyo none se nimba ariko ushatse wavuga ati ndayamanitse ubundi ngiye kwica ikiru umva ngewe reka nkubwire nawe wenda wowe ngewe uko mbyumva ntukuye kuza uze n'agakote vuye kugurara muri shike nguzunguze ubwe ngo nyine ngo njye wateye umukobwa ingango none ngo igihe cyakigeze ngo nanje gutwara umwana yarari umwana yageze iwacu gute none se ubundi numva ntabyo waruzi ahubwo numva wakakwiye kuza ukanavaniramo inkweto hanze hariya nta kuza uri kuribata inzu iwacu niyo yaba ari ivumbi ukwiye kuyubaha ukaza nk'umunyamakosa n'ukwiye kuza nk'umugabo nyumva neza uva mu isi ya kane turi mu isi uva mu isi ya kane y'umwijima tubikora twari mu yihese tubikora twari mu yihese nayo yari umwijima nayo yari umwijima ariko rero kugira ngo ibintu tubyumve neza uretse kugira tubyumve neza kugira uzumbane muri wa mwijima wowe wantabitsemo wiza nk'umuntu wumva ko afite ijambo iwacu ukeneye umwana atigeze akorera buri kimwe atigeze agurira n'ikariso ya saa sekano birababaje mu gihe cyo hambere uretse ko ibintu byarahenze ariko udukariso agasurubeti k'umwana bwa bundi bw'indumane bwaguraga ngahe ntabwo ugeze ukagura wenda ubu haje iby'abasirimu bari bakwambika abana ngo batabanyaraho ariko ugasanga unteye inda ndi umwana w'umukobwa nta n'agapande k'igitenge ngira ngiye kwambara igitenge cya mama yakibonye avuye kugihingira nyumva wenda waneye inda ndi umukozi wawe wampembaga 15 30 wenda ubu niho bageze 15 wampembaga unteye inda uranyirukanye
ngiye gutega iwacu ni Rusizi nitike mvanye iwawe nyuma uje wikaraga ngo ukeneye umwana kuko wumvishe ko umwana yabaye meya w'akarere ka Rubavu, kumvishe ko umwana ari kuyobora ikigo cy'amashuri cyo muri Nyarugenge, nibwo wikaraze nk'umubose wakije imodoka ngo uje kujyana umwana kandi nibwo wumvishe yuko iyo ukize baza, ariko winarebera aho ngaho. Iyo migani n'imico nk'iyo rero ntikwiye gucika. Niba uteye umwana w'umukobwa inda, wimugira umugore ariko emera umwana, fasha umwana. Ntiwumva se ahubwo mu gihe ibyo bintu utabikoze rero we rwinguka iwacu, komeza ube nk'uwapfuye. None se ego hari uri kumva ubu ngubu wenda byabayeho, ariko noneho we yumvaga afite gahunda yo kuba yagira ibiki wa mwana yamwirengeje, we undi yateye inda umuntu byaraye bibayeho akaba ataratanga igisubizo. Hari n'uri mu mvururu nk'izi ngizi muri aka kanya, uri muri izi mvururu akaba ari kunyumva, ariko apana we ngakumva akaba ari kunyumva. Uretse wowe n'abandi bagende bigarike bazaze wowe washyize imbere amaraso cyane, ariko amaraso akurura. Aho turi kuvuga ku muntu biri kubaho uyu mwanya wateye umuntu inda akubwiye gutya na gutya. Wa musore we, wa mugabo we, niba byabayeho akaba yagutelefoniye cyangwa mwahuriye aho mufata akajya avuga ati burya ndumva nabuze imihango narasamye, ukagirirwa ubuntu bwo kuba utaratanga igisubizo ku cyo uri gutekereza kumva. Yego uravuga ngo indoro ishinjagira ishira. Sibyo? Intore ishinjagira ishira. Hari ukuntu utanga n'icyizere nubwo waba udafite ubushobozi. Reka kuba imbwa kabiri. Reka kuba imbwa kabiri. Yego. Uzenda yihakana umwana, noneho ikongera ikaba imbwa bwa kabiri ikavuga ngo mwice. Kwanga kugura umutaka w'ibihumbi 2, impetso y'ibihumbi 3 cyangwa 4, 5, sibyo? Kwanga kugenda mu mugurire ikawa cyangwa ihene 6 hariya mu cyaro, sibyo? Ukaba ngo ndendera ntango 200 yo ndabayivanemo. Uri imbwa ahubwo iruka. Rimwe kabiri 200 indabayivanemo. Ese ubuzu umwana azavamo iki? Ejo warangiza kuko yabaye minisita runaka nguriya mwana n'uwanjye. Abantu mu dukurikiye ndabizi neza ko harimo abafite ibyo bigeragezo bari gucamo aka kanya. Wowe rero wirebera umuntu mu isura y'aka kanya. Wowe wa musore we, niba utatanga igisubizo ku bijyanye n'umwanzuro n'icyo gutekereza kuri uyu mwana, nakugira inama yo kumenya ko ejo h'umuntu hagenwa n'Imana. Yes. Yego. Ejo h'umuntu hagenwa n'Imana. Ubundi mugikoreye imibonano hakavamo umuntu, uyu muntu nubwo aderesa arimo simwe mukwiye kugena uko abaho. Wamufashije, wamuguriye ikinyomoro, ibyo bitwaye iki? Wowe turi kumwe ariko ndakennye. Umva ikintu gitangaje aho wanze kuyamuhura gendo yahundi. Turi kumwe mwereke inda ndayemera nayo amaraso yawe. Inda ndayemera ariko shiri wanjye ndakennye. Reka ibyashire tubireke da, ndakennye. Nimbona ibinyomoro 2 uzatuza n'umunsi nabibuze. Uravanga ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Swari ukuntu ushobora guturisha umwana w'umukobwa utanafite umutima wo kumufasha, ariko akazarinda azavuga ati burya yari n'inyangamugayo, yatewe nuko ari ubukene. Yego wimubabaza ngo namushinyaguriye. Sibyo? Yego. Wowe rero niba utaratanga igisubizo, gira ijambo ryiza, gira imvugo igororotse, gira imvugo y'ubumuntu. Sibyo? Ahari wasanga uyu wavutse muri ubu buryo ari buzakurengera, wizanwa nuko yakuze, kuko nubwo twavuga umwana aryo akuze
twavuze ngo umwana aryoha akuze ariko umwana uryoha n'uwo wabona ufite viziyo ufite icyerekezo nese ubundi uzaba utamwitayeho ngo ari wowe ugira uruhare mu kumukeka bari kurara muri za rigore bafite base bafite za kururana bikumariye iki? Bikumariye si iki? Ari ukugenda gusa ugomba ko niba undeba uzi ko ibyo bintu wabikoze ni wende gutunga urutoki niba uri muri izo mvururu gerageza ugare ibintu ku murongo nawe ubwo wayiteye ntabwo ari masikini ntabwo ari kajori mubwira ati wowe reka dushake ukuntu tubigenza dukore si itegeko ko mubana ariko ukora ibishoboka byose ngo uwo mwana azabeho hari ibyo bita ngo kubona imboga mu menyo kubona imboga mu menyo uramubwiye nayivanemo yanze kuyikuramo ejo umwana arakuze uciye uhinga kuko wumvishe ko kugenda bisobanuka aguriye yubakiye nyina inzu agize ute wenda weho bwawe ubuzima bwarazengurutse uri kurara mu iteme nibwo wubuye urutwe cyangwa se umutwe reka tuvuge ngo kinyabupfura sibyo hanyuma uraje ngo burya rwose nemera umwana cyagenda ari nkemye ubukene bwa mbere ni mu mutwe mushyize hamwe mwakwita ku mwana wanyu so turabashimiye cyane ariko hari ikibazo numvaga nakubaza yego atangiye kubaza none nanjye ndumva nakubaza yego okay mu minota 2 ndakeka ko rombajije maze no kugusubiza ko tugusatira gusoza yego ko dufite abandi byo kwakira dufite umuryango umugore n'umugabo bafite umukozi umukozi bibaye ngombwa ko umugabo amutera inda umukobwa arirukanwe mu rugo wowe mugabo ni ngombwa ko wirengagiza wa mukobwa wateye inda ese ni ngombwa ko wabwira umugore wawe ko byabaye cyane ngombwa ko waceceka ukavumira iyo ngiyo noneho umugore wawe akazabimenya niba numvishe neza bijya gusa nk'ibyo twavuyemo sibyo kuko n'ubundi ni ya process yo guhunga inshingano mu gihe wabihishe cyangwa se kuvugisha ukuri mu gihe ko cyose wumva ko uwo mwana ushobora kumwitaho ni byiza ko wabwira umugore wawe ukamubwira ikibazo gihari mu gihe wumva ko uzita kuri wa mwana ariko iyo uteganya kumuhakana nibwo uhita wirukanisha umukobwa cyangwa wa mukozi wanyu kugira ngo usisibiranye ibimenyetso sibyo yego urashubijwe ariko ikindi tuzagarukaho tureba ni ku bakozi hagati y'umukozi w'umukobwa na nyirabuja buryo ki ubwo ni kuba mabuja njye nakwe ngo ngengeye kubaza sibyo aba mabuja bazana abakozi bakiyambura inshingano nk'umugore akiyambura inshingano zirimo gusasa kugira umugabo kugira ibiki ibintu byose bijyanye n'inshingano zamuvanye iwabo naje kubaka urugo muri babiri Imana ibatera iteka babazamura mu ntera mubona udufaranga muravuga ngo dushaka umukozi umukozi arahageze ni ubaye umugore w'urugo ni ugomba kujya gusasa ni ugomba kumenya nuvuga ngo nta weekend ibiwanyu umukozi niwe wita ku mugabo buri gihe cyose kugera ubwo Sibomana hari abagore badashobora kumesera abagabo babo imyenda y'imbere badashobora kumesa imyenda y'abagabo babo bakabiharira iki abakozi ese wa mugore we uyu mukozi wahari ibintu byose ejo nigarurira n'umugabo uzasakuza umunyabwenge buke yabaye n'umugabo ni umukozi cyangwa ni umugore n'urugo ninde wabaze muri abantu batatu wisubiza navuze ngo ngengeye kubazira iki kiganiro nzazana impamvu zo ngo bari kusubiza ntabwo kikureba kirareba umumama nzatumira umumama aze yicara aha ambwira umunyabwenge buke
murakoze cyane rero udukurikiye turababwiye ngo turabakunda cyane cyane cyane. Nawe twereke ko dukunda, wandika, usharinga, yego, bana natwe twereka ko turi kumwe. Turabisegura, twaba tumaze iminsi tutabaha ibiganiro, ariko mutugirire icyizere bagarutse. Okay. Murakoze cyane.